Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda. Mujya kugezwaho nanjye mukaza Rukundo Clarisse. Tugiye gutangira tubagezaho ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, tubabwira iteganyagihe ry'umunsi w'ejo, ndetse tubagezeho nuko iminsi 5 iri imbere ikirere kizaba cyitwaye. Uyu munsi rero twagize ikirere cyaranzwe n'ibicu ahenshi mu gihugu, ariko mu masaha ku gicamunsi nk'uko ino foto irimo byerekana, hagiye haboneka imvura mu duce dutandukanye tw'igihugu cyacu. Tukomeza tubagezaho iteganyagihe ry'umunsi w'ejo duhereye mu masaha ya mu gitondo. Biteganyijwe yuko mu ntara y'Amajyepfo nta mvura yateganyijwe, hazaba hari ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 14 na °C 16. Reka dukomeze tubagezaho ibizaranga uburengerazuba bw'igihugu cyacu. Biteganyijwe yuko mu burengerazuba naho hazaramuka ibihe by'umucyo, nta mvura ihateganyijwe, ndetse igipimo cyaho cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 11 ndetse na °C 18. Nyabihu akaba ari izaba ikonje mu gihugu hose, izapimirwamo °C 11. Naho mu ntara y'Amajyaruguru naho hateganyijwe ibihe by'umucyo, nta mvura ihateganyijwe mu masaha mu gitondo, n'igipimo cyaho cy'ubushyuhe cya °C 12 ndetse na °C Burasirazuba naho hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 15 ndetse na °C 17 zizapimirwa Ingoma. Masaha mu gitondo Ngoma n'izaba ishyushye. Naho mu mujyi wa Kigali hateganyijwe °C 18 ndetse n'ibihe by'umucyo. Mu masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe kuzaboneka ibihe by'umucyo, nta mvura ihateganyijwe, n'igipimo cyaho cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 24 na °C 28. Naho mu burengerazuba ahenshi hateganyijwe ibihe by'umucyo, ndetse ahandi haboneke ibihe by'imvura. Mu ntara y'Amajyaruguru Musanze na Burera niho hateganyijwe kuzaboneka ibihe by'imvura, ahandi hasigaye nta mvura ihateganyijwe. Naho mu burasirazuba hateganyijwe ibihe by'umucyo, ndetse Gatsibo na Nyagatare niho hazapimirwa °C 30, nitwo turere tuzaba dushyushye ku masaha yo ku gicamunsi. Kigali hateganyijwe ibihe by'umucyo na °C 29, bivuga ko nta mvura yahateganyijwe mu masaha yo ku gicamunsi. Naho mu minsi 5 iri imbere kuva ku itariki ya 12 kugera ku itariki ya 16, biteganyijwe yuko muri iyo minsi hazagenda haboneka ibihe by'umucyo bizagenda binyurana n'ibihe by'imvura ahenshi mu turere tugize igihugu cyacu. Iyi mvura ikazaba iringaniye. Reka dukomeze tubagezaho igihe izuba rizarasira ku munsi w'ejo, ndetse n'igihe izuba rizarengera. Ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo izuba riteganyijwe kurasa saa 11:35, rikarenga saa 11:55 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.